turi mu mafuta turi mu bugumu era kati turina amawulire amalungi lelo mwaniriziddwa ku F1 rwa TV. Tusaba subscribe, like ne share tusobole okusigala namwe mwebale nnyo. Noneho Shadiboo mumaze abira kubwo gukwirakwiza amagambo asabye Austin ngo yamwise indaya. Noneho Austin amugejeje mu rukiko. Nyopi, welcome kuri mikoro za F1 rwa TV. Asante sana kabisa. Uyu munsi urabona hari akantu kakabeho nyine vibe nago zimeze neza cyane, ariko abakunzi bacu bamaze iminsi batatubona cyase ngo batwumve kubijyanye n'amakuru mashya. Ntagaruka amakuru yabuze, ahubwo nuko twari turi mu bihe by'uburwayi. Urumva ko akajwi kacu nyine akagoroye neza kajemo akabazo. Harimo utuntu twisobetsemo, ariko tubizeza ko none ibintu bigiye kugenda neza. Biraza kugenda neza cyane. Aha, nkuko mwabyumvishe muri introduction rero, kuri no munsi wa none amakuru dukesha Inyarwanda yivuga ko umuntu bita Austin na Shadiboo, tumenyereye ku izina rya Mbabazi Shadia, bari mu mazi abira, cyangwa se Shadia ari mu mazi abira, cyangwa se Shadiboo ko wamwita kose. We n'umuntu bita Auncle bafitanye beef ikomeye cyane ku buryo ki mu minsi iri imbere bigomba no kugezwa mu nkiko. Biragaragara cyane, dore ko ni ibintu byavuzweho cyane, byanakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, aho umukobwa uzwi nka Shadiboo yakwirakwije audio ye, cyangwa se yakwirakwije amagambo asebya umuntu bita Austin, kari umuntu wikunda, umuntu wamuharabitse ngo yamwise indaya n'ibindi bintu byinshi, amubuza inzu yo gukodesha. Ese Nyopi, ibi bintu byaba byaratangiye bite? Ni ukuvuga ngo ibi ngibi byatangiye Austin akodesha inzu. Austin inzu yari agiye gukodesha, ubwo yatumye ubwo yohereje y'abakomisiyoneri, baragenda baradiringa inzu iraboneka. Austin arishyura, ariko aza gusanga inzu ari ntoya uko yabitekerezaga. Abona ibikoresho afite ntabwo byakwirwamo. Aza kumvikana nabo, ubwo na ba nyiri ibyondo ndetse na komisiyoneri, k'iyo nzu bagomba gushaka undi muntu yijyamo. Mu gushaka undi muntu yijyamo, nyiri ibyondo yaje gukominikana na Shadiboo, amubwira ko hari inzu. Ariko abakomisiyoneri bo baza kubwira Shadiboo ko inzu ntayo. Ubwo urumva ni ikibazo kiri hagati ya komisiyoneri n'umuntu bita nde, nyiri ibyondo. Ariko komisiyoneri akaba yoherejwe nande, n'umuntu bita Austin. Rero ibi nabyo ntabwo twari tubizi, ahubwo byamenyekanye aho byahwihwishijwe ku ijoro ryo ku itariki 12 Mutarama 2024, aho Shadiboo na Austin bari gukimbirana ku rubuga rwa X mu kiganiro bita Space, aho cyari kiyobowe n'umuntu bita Bitero ndetse n'umuntu bita Titi. Nibwo ayo magambo yatangiye guhwihwiswa. Ariko ibyo ngibyo nkuko Shadiboo ari kubivuga ngo uyu muntu ni mubi, yarimo aramvuga nabi gutya, namurakariye cyane. Austin we yabyamaganiye kure, avuga ati ngewe ndanamuha agasopo nibikomeza gutya ndamujyana mu nkiko, kuko ibintu amvugaho ntago ari byo. Nk'abantu bazi Austin ukuntu banzi ko ni umuntu udakunda kuvuga umuntu tutari kumwe. Ibyo rero ari kumvugaho ntago ari byo, no kugumya kubimvugaho biranyangiza izina ryanjye n'ibikorwa byanjye. Rero natabihagarika ndamwerekeza mu nkiko. Dore ko Austin yahise anabigeza ku munyamategeko we, agatangira kwandika ikirego. We yambwiye ati andika ibaruwa uyohereza umuntu bita Shadiboo tumuhe gasopo, nibirenga ndajya mu nkiko. Shadiboo nawe rero adatindiganyije yahise akora iki? Yahise avuga ati
ibi bintu ndabona byakomeye yewe kuri njyewe nabonye ko yatangiye kubira yari yabiza kunzwe avuga ati banza amazi atari yayindi none ni hatari ariko nawe nk'uko yahise abitangaza yahise avuga ati njyewe ndi ready kuburana nande na Austin kuko ibyo muvuga byose nibyo ariko ntago Austin yagakwiye gufata umwanzuro nk'uyu wo kujya mu rukiko nk'umuntu w'umugabo kuko uri innocent cyangwa se umuntu ushyira mukuru ushyira mu gaciro yakaje tukagira iki tukabiganiraho ati wowe Austin winjyana mu rukiko ahubwo nsanga mu rugo nsanga mu rugo ese aramusangayo agiye kumuha izihe mbabazi ziratuma Austin asanga nde Shadiboo mu rugo aho ntiyaba agiye kumukarangira ese kubera icyo ashaka ko Austin amusanga mu rugo ese ntago ashaka gutega agatego Austin ahubwo akamugaragura hari akandi kantu Shadiboo yongeyeho ati bundi Austin twari dusanzwe turi inshuti afite na resitora muteza imbere nkunda kurirayo akenshi na kenshi muteza imbere ni gute yafata icyemezo cyo kugira ngo ansebye bene aka kageni ngo njyewe ngo ndindaya ngo nzazana abagabo mu nzu ya Land Road ntabwo ari byiza ko nakodesha iyo nzu kandi ndi umukiriya we ibi bintu rwose yankoze ntabwo ari byo kandi simubeshyera ntabwo ari byo hanyuma ibyo yavuze umuntu bita Austin afite ibimenyetso simusiga reka twinjire noneho mu rubanza neza ati njyewe Austin afite ibimenyetso kuko afite audio n'amajwi yande ya Shadiboo mu gihe Shadiboo we afite musaza we ariwe akesha ibimenyetso ngo yumvishe Austin avugana na Land Road yuko atagomba guha inzu Shadiboo kuko yazana abagabo ndetse akanamukorera ibintu byinshi akazana ibintu kubera ko ngo n'indaya ntabwo yitwara neza kandi musaza we niwe waje akabibwira Shadiboo kuko Shadiboo yizera musaza we ngo ntago yabeshyera Austin aho rero ni hahandi twari tugeze nzi ko mwahumviseho gato hejuru aho Shadiboo noneho yari yashimye inzu bagiye kudiringa we na musaza we Shadiboo asigara ahantu mu modoka musaza we ajya kudiringa akigera aho kujya kudiringira asanga ngo Austin ari kubwira nyir'ibyondo ati ibi ntuzamuhiye inzu numuhiye inzu azajya azanamo abagabo ndetse akoreremo n'ibindi bikorwa bibi musaza wa Shadiboo yahise asubira kubibwira nde Shadiboo ibyo yumvise ariko nta rikodi nta kimenyetso simusiga afite ariyo mpamvu Shadiboo wumvishe ko asa nkaho afiteho agakorwa k'ubwoba cyangwa afite akamenyetso k'ubwoba yuko aramutse bamujyanye mu rukiko ashobora kugira gutsindwa kandi umuntu bita Shadiboo we ibintu bimugaragaraho nuko afite ubwoba kuko arimo arisabira umuntu bita Austin kugira ngo agire azamusure biyunge nibamara kwiyunga babashe kuba bakemura ikibazo bafitanye ariko hanyuma yo kuba noneho Shadiboo asaba Austin ko bahura bakaganira ariko akongera agahamya ko niyo bamujyana mu rukiko yagenda akagira ute akajya kuburana ariko yabanjemo akantu k'ubwoba avuga ati yazansanze mu rugo tukabiganiraho nk'umuntu w'umugabo ndibaza ngo baraganira mu rugo rwo kwa Shadiboo mu biki kubera iki bashaka kujya kuganira cyangwa hari agatega ashaka gutega Austin kugira ngo noneho itangazamakuru rimubone nabyo birashoboka kandi tugasanga noneho icyo Shadiboo yishingikirije nta kimenyetso habe na gato nta kimenyetso uko byagenda kose bamugejeje mu rukiko aratsindwa ngo baramumanuye kubera ko we yishingikirije ko musaza we wamubwiye ko Austin ari kumuvuga atamubeshya ntabwo ariko abasesenguzi bo barimo baravuga bati byanze bikunze umuntu bita Austin na Shadiboo bishobora kuba ari ibintu by'ibihuha kugira ngo imizigo yabo
isohoke ifite imbaraga nyinshi. Bino bintu tumenyereye muri entertainment. Kuko Austin vuba cyane hari indirimbo ashaka gusohora akayishyira ahagaragara, baragira ngo isohoke wenda itwika. Niko abasesenguzi bamwe bari kubivugaho, ariko Austin nabyo babimubajije avuga ati njyewe ntago ari byo habe namba. Ibyo bintu sinigeze mbyinjiramo, sinigeze nanabyinjiramo, sinteganya no kubyinjiramo. Ngiyo mikino sinanayikina, sinzigera nayikina. Ati uko ni ugushaka kuzamuka nako gusebya izina ryanjye ndetse bagasebya n'ibikorwa byanjye. Rero bitabaye ibyo, Shadiboo ndakujyana mu nkiko. N'ikimenyimenyi ubu tuvugana nonaha, ndaje nkwoherereze ibaruwa ikwihanangiriza kuba wahagarika amagambo nk'ayo ngayo. Bitabaye ibyo tujye mu nkiko. Nibyo tubwira abantu badukurikiye, tubabwira ngo ukeneye kwiga gufata amashusho no kuyatunganya, ukeneye kuba wakuza umwuga wawe wa photography, video maker and filmmaking, wagana P Image Studio tukabafasha. Dukorera Ego Center Rwamagana, cyangwa mugashaka uburyo mwahamagara nimero ziri muri description z'iki kiganiro. Ikindi tubwira abakunzi ba F1 TV, tubabwira ngo uyu mwaka tufite amakuru menshi, tubafite byinshi bigiye bitandukanye mu rurimi rw'ikinyarwanda na Oluganda kandi rumanya musajja twala turugambira katono kato. Kandi tubabwira ngo kugira ngo mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu, mukande subscribe, share and comment. Erega sina ngombwa kugira ngo babwire ngo bakande subscribe. Ni byiza kuko buri amakuru icyambere n'amakuru kandi hari byinshi biba bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Ubu ushobora kuba utasomye, hari amakuru aba yasohotse vuba utasomye. Twebwe rero duhari kugira ngo tubashe kuba twayabaha kandi tuyabahere ku gihe. Ikindi kintu ni uko ubu tuvugana hari amakuru aba ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Wowe wibereye iwanyu cyangwa se wibereye mu kazi kawe uvuga ati ibi bintu biragoye cyane. Nk'ubu ngubu ntabwo wamenya ko umuntu bita Eddie Kenzo bamuzi cyane, harya yakoranye na Bruce Melody indirimbo bita Nyora. Ngo ntakozwa ibyo gushaka umugore gushaka umugore reka yatereye agati muri ginyo, ntago yabyikoze. Naho Yemi Arade yasubije abamugereranyaga n'umuntu bita Tiwa Savage twakoze ikiganiro ejo na Davido tubabwira gushwana kwabo hanyuma y'imyaka 10 bari bamaranye. Bari barasezeranye kuzamarana imyaka irenga 100 none bakaba barashwanye benda nabo kujya mu nkiko, Davido wenda kumufungisha. Ubwo rero urumva ibyo bintu byose ni umuriro. Hanyuma ku bakunzi ba The Band n'umuntu bita Bruce Melody, turabwira ngo kuri uno munsi wa none bifashe neza mu muziki nyafrika. Bruce Melody na The Band barayoboye mu ndirimbo zatigishije Afrika yose muri muzika. Zahuriyemo n'abahanzi b'Abanyarwanda n'abandi bo muri Uganda. Urumva muri cya gitaramo The Ben twe twavuze ko azajyamo mu minsi yashize tumukoraho ikiganiro. Urumva aba bombi barahanganye kandi na beef bafitanye. Ese bura ntabwo bashaka kuzava biyungitse niyo pi. Birashoboka, gusa niba ukeneye kujya ukurikirana aya makuru akakugeraho, iyandikisha. Kwiyandikisha nta kundi ni ugukora subscribe. Ni subscribe. Ngo ni subscribe. Baravuga ngo pyonda subscribe. Tubabwira ngo mwari ukanda subscribe ne share. Umanyaruganda musajja. Umanyaruganda turugambira katono. Tubabwira rero ngo nakagaruka Extravista, nje nari P wanyu. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.